nyuma Gahima avuze ati sinayobora ibintu mu mwuka umeze nk'uyu nguyu, undi ati mubime. Gusa ku mugani wawe nk'uko bivuze ko nawe yitoje, we kandidatire yayishyikirije nde Jonathan? Oya ntabwo yitoje, yishyizeho, yari yimitse. Nako yishyizeho. Ese habaye amatora ahubwo? Ese habaye amatora mu by'ukuri? None se niba harabaye amatora, kandidatire yaba yarayihaye nde? Yaba yaratowe nande? Ninde wamusinyiye kuguhagararira amatora ari we wari uyayoboye? Yego. Ibyo ni tuba tubivuga kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri, bamenye uburiganya bw'imikorere ya FPR na DMI, kuko ntabwo dushaka kuzashora abanyarwanda mu buriganya ngo bazongere kugerekwaho imipanga n'ubufuni no kugirirwa nabi bikozwe mu buryo bw'abantu badafite ukuri b'abanyabinyoma. Ni byiza ko ukuri kujya habona, abanyarwanda bakakumenya, kandi bakazihitiramo ubuyobozi buzabayobora butarimo uburiganya. Ikindi cya kabiri Joseph, dukwiye no kugira ngo twerekane, ariko icyo nshima nuko noneho byibuze avuye mu bwihisho aje ahabona. Nizere ko noneho ikinamico ry'amatora rirarangiye, mu by'ukuri hasigaye icyo bita ukuri. Hasigaye ukuri, kwerekana nyine ukuri. Amatora yaba ikinamico, nako ni ikinamico, twe ntitubishidikanya. Icyari kigamijwe ubundi kwari ukwigezayo abantu bose bashobora kubangamira ko Kayumba Nyamwasa yigarura ihuriro nyarwanda, kuko ntabwo twashinze ihuriro nyarwanda kugira ngo Kayumba Nyamwasa aryigarurire, arigire nyine icyo umuntu yakwita ingabo imukingira amabi yakoze menshi cyane na gato. Jonathan, sinzi niba uko warigiyemo, uko warishinze, twararishinganye, ariko ntabwo twiye na rimwe tuvuga ngo tuje gukingira ikibaba Kayumba Nyamwasa. Jonathan, no nta n'undi tuzigera dukingira ikibaba, kubera ko ukuri kugomba ko kujya habona. Kandi ibintu turimo tuvuga by'amatora, na Kagame aratoresha, iyi nteko yabyemeye, abaturage babyemeye, bamutoye 97% mu byo byibi. Nanone birimo bikorwa no hanze, abantu bakabyemera, bakavuga ngo ibi bintu turabyemeye, bakabamiza ishokoro bakarimira. Niyo mpamvu twatandukanye, ni nayo byo twanze, ni nako kuri uku tuvuga ku byabaye, ku mabi yabaye ku banyarwanda, kugira ngo ubu uzayobora u Rwanda nyuma ya Kagame azabe ari inzira gukora amaraso, azaba ruzahagarara hagati y'abanyarwanda akabasangiza ku nkongoro imwe, bagasasa inzobe, ukuri kukajya hasi. Nibyo bituvuga. Ubuze ukuri Jonathan, ubuze ukuri. Ni gute rero hashobora kubaho ukuri harimo afite inyungu zo kuguhisha Jonathan? Rega ukuri gikwihishira. Ukuri nubwo wakwanga kukuvuga kuguma ari ukuri, kandi kukavugwa n'abakuzi. Aya ni amateka yabayeho, habaye ibyakozwe, twarabivuze kuva kera. Ntabwo tuzigera twemera ko u Rwanda ruzongera kubaho abanyarwanda batabona ubutabera, bicirwa abantu, bakicirwa imiryango, bikarangiriraho abantu bagafata ubutegetsi bakica n'abasigaye, ingoma zisimburana. Ibi bizarangirana na Kagame, uzajyaho nyuma ya Kagame ntabwo tuzongera kwemera ko ari umuntu uzaba ari umwicanyi, ari umuntu uzaba ahunga ukuri, ari umuntu uzaba adashobora kwicaza abanyarwanda hamwe ngo basase inzobe bavuge ku byababayeho. Ibyo rero bizashoboka tutangiye kubivuga ubu, ngo ubu tubivuge, abanyarwanda babyumve, bumve ukuri, abagendanaga intimba mu mutima bumve ukuri, kuko niwo muti wonyine ushobora gukiza abanyarwanda ku mabi yagiye ababaho, kuko dupfushije abantu benshi muri iyi myaka irenga 25. Uvuze Kagame Jonathan, uvuze Kagame unyibutse ikintu. Kayumba Nyamwasa yiganye Kagame, kandi nta na imagination mu by'ukuri agira. Ninde utabona ko Kayumba Nyamwasa yihishe inyuma ya Jerome nayo yigize iki? Yigize ngo nimero ya kabiri, nk'uko Kagame yari yarihishe inyuma ya Kanyarengwe nayo ngo ari nimero ya kabiri. Ikiri ukuri nuko Kayumba Nyamwasa cyangwa ya president ari Kagame bise.
ubohoje ihuriro ku buryo butari honorable na gatoya. Abo bari kumwe bemeye kuba udukingirizo, ibyabo ntibizatinda rwose kugaragara. Nta jambo na rimwe bashobora kugira. Jonathan, urabizi iriya huriro twarayishinze, uzi ko buri wese akora, uzi imyifatire ya buri wese, uzi ugira ubutwari n'utagira ubutwari. Muri bariya basigaye sinzi umuntu wigeze ahangana na rimwe kuba yavuguruza Kayumba mu kintu icyo ari cyo cyose. Jonathan, hari ibyo wibuka? Joseph, reka ngusetse gato, ahubwo muri bariya bagabo bane bagenzi bacu twe ko bavuga amazina ubundi turabakunda nta ariko tuvuge uko bari muri biro twaganiriye, naganiriye nabo tuganira kuri ibi bibazo. Ibyo barabizi, barabyibuka. Ndanababwira nti ariko ko mujyaho mukicara mukicecekera mukabona ibibazo bihari mukicecekera ntihagire uvuga n'amacandwe ntimuyamire. Ubu ejo nibiramuka bituritse mubone mwe bizabasiga. Bati twebwe tubona ari ibibazo by'Abatutsi. None se ni ibibazo by'Abatutsi, mukaba mwebwe muri abo Batutsi muhakora iki? Niba mudashobora kujya hagati y'abavandimwe ngo murarame mucu ukuri kutabera, mukavuga ngo ni ibibazo by'Abatutsi, mwubikiye rero ko noneho bicana mukabona gutoragura ibisigaye. Nabwo ntimuribeshye, bizabagiraho ingaruka. Ibi ni ibintu bihari, twarabiganiriye, ni ibintu twagiye tuganira inshuro nyinshi. Nabwo nti twubaka ihuriro twaryubatse mu buryo bw'Abahutu n'Abatutsi kugira ngo duhe isura nziza Abanyarwanda, kandi tuzagende tuvugisha ukuri ku byagiye biba hagati y'aya moko yacu n'abagiye babikora. Ari nabwo Joseph, wibuka neza, natangizaga n'ikiganiro cy'amateka kuri radiyo Itahuka. Maze kurangiza iby'amateka, urabyibuka, tumaze kuvuga ku mateka ya Rucunshu, tuzamutse ku mateka ya 59. Kayumba yabwiye Serge kugira ngo ankure kuri radiyo, ngo kuko nshobora arabikora kandi ngo mvuga ngo ibintu bishobora guteza ibibazo, ngo cyane cyane iyo ngeze ku bya FPR n'ibyagiye bibaho nawe bishobora kumuzanira ikibazo. Arabikora, ankura kuri radiyo. Urumva uko kuri rero nicyo gihe bagiye baganiro twagiye tugira. sinzi niba urangije. Ndakumva bwana Joseph, ndarangije. Nagira ngo nibutse aho ngaho mwereke Abanyarwanda ko kuzimangatanya ukuri oya no kugira ubwoba, kandi ugaterwa ubwoba n'umuntu utanafite imbunda zo gukurasa n'agafuni ko gukubita. Ni akaga mu Nyarwanda. Ubwoba ubwo ari uvuze ibyo mwavuganye n'abagenzi bacu, nanjye hari ibyo nabatumye, nari maze iminsi mbabwira nti Kayumba ateje ibibazo mu ihuriro, kandi Jesse ni mutinya, naranabimwandikiye, mwese mbahakopa urabizi, narabibandikiye. Uwo munsi rero nanjye bari banyiheranye nk'uko bari bakwihereranye, barambwira none ndavuga nti Kayumba mujye kumubwira ibi ngibi. Byari ibintu koko bikomeye. Ngoya ngo nitwayimubwira. Uratekereza kuki zo batari kuvuga ati Ngarambe yavuze ibi ngibi kandi ari byo batumye Jonathan? Ikinabaje baratinya umuntu w'impunzi, noneho se bazatinya uko ufite imbunda afite n'igihugu. Aka ni akaga. Gutinya, ugatinya rwose n'abantu bahunze nkanswe, ugatinya uwo wahunze Kagame, wangiza ugatinya n'uwamuhunze witwa Kayumba. Ubwo bwoba nibwo buzakiza urwo igihugu. Warangiza ukavuga ngo uzakiza Abanyarwanda, ngo uzabatabara gute? Uri ubashuka rwose. Niba dutinya kuvugisha ukuri turi mu buhunzi ngo twerekane ko bidashoboka ko abantu bashobora kwicara bakagendera ku kinyoma, kandi twubaka ihuriro twavuze ko tuzagendera ku kuri. Ukuri urakomeza ukavuga uti ukuri. Jonathan, ni iyihe message baha Abanyarwanda? Ukuri kurashoboka mu ihuriro rishaje? Ukuri kurashoboka mu ihuriro rishaje Jonathan? Bashobora kuganira ku ndege, bashobora kuganira ku bwicanyi bwatohojwe na Jason, bashobora kuganira kuri Kibeho ubwicanyi bwaho, bashobora kuganira ku bwicanyi bwo muri Congo hariya muri ya huriro rishaje Jonathan. Erega Joseph, yo ni challenge tubahaye, tuyihaye. Yego turayibahaye. Ikintu ikinagaragara, ibi si ubwa mbere Kayumba bikoze, kuko
yarabikoze no muri RPF urumva yabikoze mu gihe yari ayoboye DMI n'igihe yayoboraga gendarmerie ndibuka ko ibi yabikoze kuri ba Bwana Seth Sendashonga na Bwana Twagiramungu ari premier ministre na Perezida Bizimungu. Ibi byose ni ibintu yagiye akora kugeza naho bamwe muri aba nka Bwana Seth Sendashonga yarahunze baramwica. Ibyo nabyo ntabwo arabisobanura kandi koko yego yabajwe icyo kibazo ntiyanagisobanuye nkaho atakizi ngo yango ngo Seth Sendashonga ngo yari umunyabwenge ngo yari umuntu utavugirwamo ngo utarashobora gusurvivinga muri system ni nacyo cyatumye bamwica nyine nuko yari umunyabwenge. None se Kayumba si impanga ya Kagame ahubwo kuki atagomba gusobanura nuko agomba gusobanura urupfu rwa Seth Sendashonga. Twagiramungu niko yabibonye arahunga abivamo Bizimungu bamwica agashinyaguro yari perezida none se nuko yagomba gusubiza icyo kibazo cy'urupfu rwa Seth Sendashonga uriya mugabo. Ntabwo rero urumva Joseph gahunda ya Kayumberega nuko yifuzaga gufata RNC ishaje yarayifashe mu by'ukuri ashyiraho abashaka nk'uko twabivugaga. Ubu rero ni ukuvuga ngo bagenzi bacu bariya basigaye nabo bumva yashyizeho ntawe uzongera kugira ijambo. Ubu ngubu hagiye kujya hakorwa ibyo Kayumba ashaka kandi icyo tuzi cyo ni uko muri iriya biro na Kigali ifitemo abayihagarariye muri biro nkuru ya Kayumba barimo rwose abyiteze nabyo nawe ubwe ntawamenya aho uko ibyo afite mu mutwe cyangwa ibi abimaranye igihe kirenze imyaka 2 tubimubwira none bambaranye inkanda imwe nuko bimeze. Akantu kamwe Jonathan tukiri kuri icyo kintu cyo kuvugisha ukuri. Ejo bundi umugabo witwa Condo Gerve ku itariki ya 23 z'ukwa munani mu kiganiro kwitahuka yareho aganira na bagenzi be muri platforme barimo Nderehe barimo Joseph Bukeye n'undi mugabo witwa Mushyandi ni wenda hari umwe ndiho nibagirwa bariho baganira ku ifungwa rya Ruhigira. Ntabwo aryo ngiye kugarukaho ahubwo ku kindi kintu Condo yatandukira akavuga nyine ashima ibitabo bibiri bya Ruhigira avuga ati nibyo bitabo bya mbere mu bantu bakoranye na Habyarimana bamuvuga ukuri bakavuga nyine ubwiza bwe mu yandi magambo. Reka mvuga amagambo ye gato nihuta kugira ngo nyine ntagira icyo mpindura. Ati hari ibitabo bibiri yasohoye uwo ni Ruhigira avuga uwo nsita ni Condo avuga ibitabo bya Ruhigira. Ati hari ibitabo bibiri yasohoye birimo ubuhamya bukomeye cyane busenye ibintu byose abantu bagiye bubakiraho bajya kwandika amateka y'igihugu cyane cyane bajya gusebya ubutegetsi bwa Habyarimana na Habyarimana ubwe bagerageza gusisibaranya uruhare rwa FPR muri ariya marorerwa y'u Rwanda. Nk'uwo muntu wari aho hagati yabo uwo ni Ruhigira nyine bavuga ni umuntu watanze ubuhamya ntari nabona ahandi kandi butabogamye kandi busenye icyo kinyoma cyose. Icyo rero kikaba ari impamvu ikomeye yatuma ubutegetsi bw'i Kigali bugiye gukoresha ibishoboka byose ngo nubwo ibyo bitabo byasohotse uko ari bibiri barebe uburyo bamucecekesha nk'uko bacecekesha abandi bose. Abandi benshi baracecetse bari muri ubwo butegetsi bw'ingoma yavuyeho yo kwa Habyarimana. Ni bakeya cyane bari muri ubwo butegetsi na n'ubu ngubu batinyuka kuba bafata ikaramu ngo bagire icyo bandika cyangwa se ngo babe banatinyuka kwegera mikoro nk'iyi ngiyi ngo bagire icyo bavuga. Ruhigira ntabwo yari muri abo ngabo bifuza ko ibinyoma bubatse ibara bagiye basiga ubutegetsi bwa Habyarimana na Habyarimana ubwe n'umuryango we n'ibindi byose ko byakagumye uko byakabaye.
mu yandi magambo urumva ko mugenzi wacu nyine yarababaye ibyagiye byandikwa kuri Habyarimana we ubwe n'ubutegetsi bwe n'umuryango we avuga nyine ko Ruhigiri wenyine wabutatse uko byakagombye. Ngo abandi ngo nkoresha amagambo ye ngo bagerageza gusisibiranya uruhare rwa FPR muri aya marorerwa y'u Rwanda. Bagerageza gusisibiranya uruhare rwa FPR muri aya marorerwa y'u Rwanda. None se Jonathan, urabona niba yifuza ko hatabaho gusisibiranya uruhare rwa FPR mu marorerwa y'u Rwanda, ugomba gushyira imbere Kayumba Nyamwasa, Jonathan? Erega Joseph, ibi byose ari Condo nawe iyo avuga nta nubwo ajya avuga uko Habyarimana nawe yashinze umutwe w'interahamwe akanawubyinira avuga ko bazamanuka bagakora ibyakozwe uretse ko byanakorwaga na mbere. Wibuke ko abatutsi b'Ubugesera, Abagogwe, uko bagendaga bicwa mu gihugu, ibyo byose nta na kimwe atangaza byibuze ngo uko kuri kujya hanze. Ni nayo mpamvu ubona ngira ngo hari uko kwifatanya na Kayumba bigiye noneho no kuzagaragara ko na platform ubu ngubu itazigera igira ijambo, igiye kujya igendera muri gahunda za Kayumba na Condo. Ubu rero ibyo byose ntabwo twabitindaho kuko nabyo iby'ingoma ya MRND na CDR tuzabigarukaho kandi tuzabivuga kuko ababi MRND na CDR byasigiye u Rwanda ni ibikomere bikomeye, nubwo FPR bimwe yabiprofise ikabasha noneho gukora ibirenzeho kuruta ibyo CDR yakoze, yo ikaba ikiri no ku butegetsi n'ubibikora. Ariko abicanyi cyangwa se ubwicanyi bwose ni kimwe, awakwica abantu 10 undi akica 100, mwembe muba muri abicanyi. Ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo wishe benshi undi yishe bakeya, ikibazo ni ugukora gahunda yo kwica bukwiye kureberera. Urakoze Jonathan, komeza. Yego, ngo nitubiceceke twibera ibiragi ngo kuri gucecekwe, ngo rwose ngo iyo ngo muvuze ngo Kayumba ngo mwamuteje ikibazo mu Batutsi, ngo kandi yarari hafi kurengera Abatutsi arabarengera, yananiwe kubarengera umunsi atangiye oda yo guhanura indege miliyoni iratikira cyangwa se n'abari munsi yayo no hejuru yayo, ndetse harimo n'abahutu batikiye muri icyo gihe. Abo Batutsi agiye kurengera bagizwe icyambu bakambukiraho. Ibyo tumaze ariko hari n'abahutu batubwira ibyo ngibyo Jonathan, nk'ibyo by'Abatutsi harimo n'abahutu bahitubwira, barabivuga nyine nabo barashize hirya no hino nk'uko tumaze iminsi tubyerekana, yuko harimo abakivuga ko Kayumba ashobora kuba umucunguzi. Mu minsi iri imbere wenda nabo bazaba bamusenga nk'uko bari mu Rwanda basenga Kagame ngo ni impanga ya Yesu. Ibyo bintu birakomeye rwose. Urabona hari ikintu tutagomba rwose kwitwararika, tugomba no kwirinda bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ubwo abantu ari benshi ngo wenda benshi bashobora kuba batekereza nabi, tugomba kubyemera. Ibyo ngibyo twanze Jonathan, hari ukuntu rwose. Joseph, icyo duharanira ni uko umuntu agomba kugira uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo bye. Yego, ibyo bintu byo gukurura inzangano ngo twavuze ngo niba tuvuga ibyo Kayumba yakoze bafite radio, ariko sati ibintu byose ni ugukunda no kwanga gusa, nta kuri hagati yo gukunda no kwanga nta kuri kugomba kubaho, cyane cyane muri politiki. Iyo unahakanye utanga ingero zihinyuze ibyavuzwe, ukavuga uti dore ibi murabeshya, bazajya kuri radio ari Kayumba ari nabo ngaba akoresha baduhakanye ko ibyo tuvuga tubeshya. Dufite amareferanse, dutanga ingero. Ikindi cya kabiri kinababaje nuko n'aba ngaba bo muri platforme bamaze kunywa iyo ntuza, ntawe ushobora kuvuga, babivugira mu matamatama cyangwa se mu mazu yabo. Ibi bibazo byose bagiye babivuga, ibi ntawe utabizi, ariko ngo niwe ushobora ngo kubageza ku butegetsi. Jonathan, abo bose bakunze kubukoresha ijambo gukunda, infinitive gukunda. Ni gute wakunda, ni gute wavuga ko nka Condo na bagenzi be n'abandi nk'abo ngabo
ni gute wavuga ko ukunda Juvenal Habyarimana ukongera ugakunda n'uwamwishe Kayumba Nyamwasa? Jose, urwo rukundo mba uze kurusobanura, ngewe ntabwo nabona ibisobanuro byarwo. Ni nka rwa rundi rw'ikinyogote n'ikamyo. Uti nkunda Juvenal Habyarimana rwose, abantu baramusebya nka kuriya condo yari wasizora avuga ngo Enoch Ruhigera wenyine ngo niwe watinyutse. Uti nkunda Habyarimana ukabivuga mu ruhame, warangiza ugakunda n'abamwishe kandi ugakora ku buryo uko bamwishe uko kuri byo kuzinzikwa. Harimo ikibazo gikomeye aho ngaho. Uti nkunda Juvenal Habyarimana cyane na MRND n'iki cyose amateka FPR yari yasisibiranyije, warangiza ugatora umwami wo gusisibiranya wategetse DMA witwa Kayumba. Uti nkunda Habyarimana Juvenal, warangiza uti nta amakiro yacu ari mu bamwishe muri Kayumba ya Nyamwasa uri mu bamwishe kwisonga. Ari nawe wakomandingaga abari bagiye guhanura indege. Wamaze n'abantu hagati aho ngaho, ntabwo ari uguhanura indege gusa, yishe abantu benshi cyane, ariko n'ibyo tumaze iminsi tunerekana. Ikibazo rero cy'abanyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane. Hari abantu najyaga mbwira hambere ahangaha, iyo ndwara rwose si ubu ngubu. Hambere ahangaha harimo najyaga mbwira nti ni gute muvuga ngo mukunda Juvenal, mukunda ngo Gregoire Kayibanda na Revolution, mwangiza muti turakunda byasaze dukunda Habyarimana kandi ari wamwishe. Mwakwa baje mukavuga muti kwicana ni bibi, tubiveho. Uwicanye nashyikirizwa ubucamanza, ni ukuri n'ukugaragare, kuko tuzabigarukaho uyu munsi. Uko kwica bakayibanda nabyo ni ikintu gikomeye cyane, ni igisebe cy'umufunzo muri sosiyete nyarwanda, cyane cyane mu bahutu. Ariko bakomeje babeshya, niyo mpamvu nabo nta nacyo bajya babubaka ngo gitere imbere. Ibyo nabyo tuzabigarukaho nitumara kurangiza ku bwicanyi bwo mu Batutsi n'ukuntu nabwo buyogoje u Rwanda, kuko n'ubwicanyi bwo mu bahutu bwayogoje u Rwanda ndetse bunabyara aya mabi yose turimo. Jonathan, yes, ibyo ni nabyo tuvuga, ni nabyo abantu bakwiye kumva, kuko niba Habyarimana ubwo yarabashije kwica Kayibanda n'abari bari muri ubwo butegetsi nabi cyane ku bugome bwinshi, mu bugome tuzagarukaho, agakurikizaho gushinga imitwe y'iterabwoba nk'iriya mitwe y'interahamwe n'abagizi ba nabi, bakica Abatutsi, abantu bavindi imwe baturanye basangiraga babanaga, bakica n'iyonka. Warangiza ukavuga ngo umuntu yari mwiza. Yego, ibyo nibyo tugomba kuvuga bikaza habona, kuko ibyo byose byagize ingaruka ku bahutu n'Abatutsi n'Abatwa. Niho bya bindi bavuga ngo inzovu aho zirwaniye hababara ibyatsi. Mu by'ukuri abantu bakwiye kumenya ko ukuri kudakwiye gupfundikirwa, ibi byose bikwiye kujya habona kugira ngo tubashe guha umuti abanyarwanda, tuzabashe no gusasa inzobe kugira ngo abanyarwanda bazicare noneho biyunge, bavuge bati enough is enough, ntabwo ibi bintu bikwiye kongera, never again. Abanyarwanda bicare hamwe basangirire ku nkongoro imwe. Ntabwo ibintu nkundana nanga, kuko no gukunda rimwe na rimwe nyine nk'uko maze kubyerekana mu kanya, nuko gukunda wibaza uko gukunda uko ariko nukureba ese dufite igihugu koko kigendera ku mategeko, dufite igihugu kitagendera ku manyanga, kitagendera mu bugambanyi bwa buri kanya, mu kugambanira uko kuri nyine ukabeshya ku mugaragaro. Icyo nicyo kintu tugomba kwicara tukarwanya bikomeye cyane. Amagambo menshi mu kanwa, urumira habiri, nibyo bigenda bituma ducura imiborogo mu by'ukuri. Ugasanga umuntu ejo yamaze abantu, ariko ngo tubiceceke ngo ni uwacu, ngo ni mu bwoko bwacu, no mu bahutu birimo. Jonathan, tuzabigarukaho. Ariko muramenye, dore dukoze amatora yarimo demokarasi rwose, wagira ngo bafashe igihugu. Nta matora yabaye ibyo dore hagati aho twavuze ayo matora nyine tuvuga nyine, urabona muri iriya biro nyine hagiyemo umuntu w'imungu ikomeye cyane witwa Micombero wamunze ihuriro, wateranyije abashinze ihuriro, agateranya abanditse Rwanda Briefing. Uzi ko ihuriro rishingiye kuri Rwanda Briefing mu by'ukuri, kabone n'ubwo
twese buri wese yari afite ubuzima bwe afite n'ibitekerezo bye ariko twahuriye tugiye kureba tubisabwe n'abanditse Rwanda briefing. Abanditse Rwanda briefing ni nyakwigendera Colonel Karegeya, ni Kayumba Nyamwasa, ni Theogene Rudasingwa na Gerard Gahima. Mu banditse Rwanda briefing hasigaye nde Jonathan mu ihuriro nyarwanda? Hasigaye Kayumba wenyine. Yarabohoje cyane. Noneho ubwo kavuga ngo ibyo bintu ari wari condo, bakavuga ngo ibyo bintu ngo ntacyo bitwaye, ngo abanditse Rwanda briefing hasigaye Kayumba wenyine. Hari umwe wapfuye birumvikana, ibyo bintu birumvikana, ariko bandi babiri kuri batatu bari basigaye nta n'umwe urimo. Ibyo ngo ntacyo bivuze. None si ya spirit icyashinze uhuriro gisigaye muri icyo gihe na kwa kuri kwagomba gushyirwa imbere, kabone nubwo habayeho kugerageza gukomeye. Ariko rero se amaherezo abayahe Jonathan? Muri rya tekinika rya DMI, uyu mutekinisiye Micombero we ni umutekinisiye wo mu rwego rwo hejuru mu bugambanyi. Yarabikoze igihe yari kuva kera muri CND, inyuma y'abari abayobozi ba FPR baza no kumudeployinga kwa Perezida Bizimungu. Urabona aho yamugejeje, niho yambariye majoro amaze gukora aya mabi. Ni umutekinisiye mu bantu bo muri DMI bakoreshwaga na Kagame, kuko yahoze ari escort we. Ibi ngibi Kayumba arabizi, azi ko ari umutekinisiye, ni nayo mpamvu yamukoresheje mu guteza amacakubiri. Kuva aje mu ihuriro ntabwo ryigeze rigira amahoro. Nibyo none birinze ariko Micombe yanagize uruhare mu isenyuka rya FDU. Urabizi ko babifatanyijemo na Condo cyane, bajya gufasha FDU gusenyuka, nabyo birimo cyane. Uzi ko twagerageza gukora uko dushoboye kose ngo bagenzi bacu nyine badasenyuka, ngo tubafashe kuko twari dufite agatege, ariko abo bombi bagize uruhare rutagira ingano rwo kujya gushyira umuriro mu bibazo bya FDU aho byari biri. Erega Joseph icyo byashyiraga ni ibi ngibi bari barateguye byo kuzaducamo kabiri kugira ngo babashe gukorana, kuko na bariya bagenzi babo muri FDU ntabwo bavugaga rumwe ku bibazo bari bafite. Basangaga rero bitazakunda, bifashisha nyine uyu mutekinisiye Micombero, abasha kubigeraho cyane yiyorobetse. Ni nako yabikoze mu ihuriro. None ntubona ibyo twavugaga se? Noneho ko bavugaga ngo turabeshya, ubu siwe bari kumwe, si nguyu siwe yashyize muri biro. Ngibyo umwe ni uwa kabiri, undi ni uwa gatatu. Ngibyo mu yandi magambo, ubugizi bwa nabi nicyo kintu nicyo kintu cyo kigomba kugororerwa mu myumvire ya Kayumba Nyamwasa, nk'uko Kagame yagiye abigenza. Nyine abagiye barushanwa mu gukorana amabi bakarusha abandi, abe yagiye agororera na Kayumba Nyamwasa. Mu by'ukuri kriteriya ya mbere, ikintu cyiza cya mbere, mu by'ukuri karite ya mbere umuntu agomba kugira ni ukuba umuhakwaho, ni ukuba ukora amabi agutumye yose uko angana. Urabitekerezaho iki Jonathan? Ibyo niko biteye, kuko urabona atanga n'ingororano. Urabona nyine Micombero abashije kumugororera. Nk'uko Kagame yagiye agororera nyine abicanyi bagiye bakora amahano, n'undi nawe tukagira 11:30 z'amanywa isaha za Washington DC. Muriho murumva ikiganiro utu n'utundi mu mwanya w'ikiganiro mwari musanzwe mumenyereye ku bukungu n'imibereho y'abaturage. Ariko rero kubera ukuntu ihuriro rishaje, RNC ishaje, yatangaje ko ngo irangije amatora, irangije ikinamico ry'amatora, twasanze byaba byiza ko twafata akanya ko gusobanurira bihagije inshuti n'abakunzi bacu, baba b'ihuriro rishya, baba b'ibitekerezo byacu, ukuntu ibyo twababwiye bigaragaye, nk'uko nyine twise kino kiganiro ko iryavuzwe ritashye. Jonathan, wari wabuze, ese waba uriho unyumva?
ndakumva cyane bwana Joseph uranyumva. nari ndiho nibutsa ndakumva neza cyane nari ndiho nibutsa ndetse turiho turagana no ku musozo dusigaje iminota wenda tuvuge nka 20 nagira ngo rero tugerageze kugana ku musozo tugana ku musozo nyine tuvuga dusubira dutsindagira muri bimwe mu byo twavuze hari mu kanya twari twibaje tutese ni iyihe message ihuriro rishaje RNC ishaje yaha abanyarwanda kwa kuri gukomeye cyane dukomeyeho kwa kuri twashatse kweka abanyarwanda dushinga ihuriro noneho amanyanga bivuye kuri Kayumba Nyamwasa nyine nako gatsiko k'abasirikare batutsi akaganza ariko tukanga gukorera amanyanga tukitandukanya nayo tukabibwira abanyarwanda bamwe bikababaza bavuga bati rwose mwari mukwiye kwihangana we twarihanganye kandi rero ikinyoma ngo umutego wacyo ushibuka abantu bose bareba nta matora yabaye icyambere cyo nta matora bakoze Jonathan nta matora nagira ngo tubitsindagire mu magambo abiri nta matora bakoze ngira ngo turemeranywa none se Joseph baba barakoze amatora wari uyahagarariye iwe yaba yarahaye indi kandidatire niba harabaye amatora rero wari uyakuriye agashyiramo abashaka yarangiza kubashyiraho nawe akishyiraho amatora yabaye naya Kayumba n'abashaka yabashyizeho mu nzego zose nta matora yabaye ikindi cyo ni ibiro bakomeje nyine babeshya basisibiranya bavuga ngo bazaba bayitangaza yari iriho kuva kera bashoboraga no kwitangariza rimwe na nyuma yo kugira ngo nyuma y'uko Kayumba nyine ashyizeho abakomiseri bashoboraga no kuvuga bati biro ngiye ariko bakomeje kubeshya abantu ngo babicisha amashyushyu ku bidahari nta matora rero yabakoze Kayumba n'abashaka yabashyizeho abasirikare na DMI babohoje RNC ishaje Jonathan Kayumba yakoze nk'ibya Kagame na Kanyarengwe kuriya nyine byari bimeze ibya Kagame na Kanyarengwe niko yabigenje nuko yagenjeje nyine na ba Seti Sendashonga na Batwagiramungu n'Ababizimungu ni nako nyine yafatanyije nabo bacondo n'abandi kugira ngo duhurwe kugira ngo twigire ku mpande ibizakurikiraho rero ntekerezo yuko buri wese nyine abiruze nabo ngabo bemeye kujya gucinya inkuru kwa Kayumba Nyamwasa bazi ko bitandukanyije n'ukuri ntabwo inyagamburiro bagifite gusa rero ni gute umuntu yemeye kujya mu bucakara utagiye mu bwa Kagame wenda ufite n'ibyo gutamika ukajya mu bucakara bwa Kayumba udafite n'ibyo aguha nawe wahunze nkawe niryo hurizo Jonathan erega bakinnye umukino nk'uwo bakinnye igihe bashyiraho perezida Bizimungu wibuke ko Kagame yahise afata umwanya wa visi perezida utarabagaho akaba umukuru w'ingabo urabyibuka neza akaba na minisitiri w'ingabo ndabyibuka neza n'umugaba mukuru wazo ariko se Kayumba ntiyashaka gukora ibindi uretse kwigana uretse iriya mimetisme yagoshobora kugira imagination akari ibindi yigana uretse kwigana nyine impanga ye Kagame ntabyo afite kuko ibiri mu mutwe n'ibyo yubatse muri DMI n'ibyo afite n'ubu agomba kubaka nta bindi afite kandi iyo system abona yarakoze akibagirwa ko aha turi mu buhunzi nubwo abashije kubigeraho nk'uko abishaka mu ihuriro rishaje Joseph ibyo rero byose ntabwo ingaruka zizabura kubaho kuko ndibaza abarimo ntabwo nta mbunda afite ngo azabarasa ntawe azashyikira ngo bazamutera ifuni abo bose amaherezo bazabyanga bidatinze ndetse amaherezo ntabwo bazaguma kugendera mu kinyoma ko ntabwo kizatinda yego Jonathan ntabwo kiriya kinyoma kizatinda cyane ko tuzabibafashamo dukomeza kuvugisha ukuri dukomeza kwerekana ibyabaye mu Rwanda kandi Kayumba afitemo uruhare azakomeza se noneho yihishe
condo azakomeza avuge ngo Kayumba ngo ntari mu nzego ngo reka muvugire avuga ibyo atazi Jonathan ubu noneho bazitwaza iki bibaye nka bya bindi Kagame avugisha ba mushiki wabo bamara kubivuga Kagame akazajya bakavuga ati barabeshya ndahari noneho igihe narabikoze nka bimwe umuhuzabikorwa mukuru wacu yaraye ejo twavuze muri rya tekinika bakoreshaga muri Amerika bahakana ko batari muri Congo nyuma Kagame akaza kuvuga ati barabeshya nabo rero ngo baratoye baratekinitse ngo baratoye ngo baratoye kuri buri batangaza ngo bakoze amatora ariya manyanga yose turayazi ntabwo twashoboraga kuyemera nta nubwo tuzigera twemera n'undi ushobora kutuzanamo amanyanga ubona nubwo bazakoresha urwango rungana iki ikintu kinababaje kandi kinatangaje abanyarwanda bakwiye no kumenya ese kudahuza ibitekerezo n'abandi ni iyihe mpamvu ituma bigomba kuba urwango bakadusukaho urwango badusutseho tumaze gutandukana noneho barangiza kandi bakavuga ngo barwanya Kagame kandi bakora system nk'iya Kagame. Jonathan ntawashidikanya ko RNC ishaje izafata gahunda ya Kayumba n'agatsiko ke kugira ngo banige ukuri ibyo bintu si bigaragara kandi byigaragaje bigaragara kandi ibyo nibyo byatumye dutandukana nabo gusa se bazaduca he ko tuzababwira tuti nimuze muvuge ukuri erega Joseph ibi ni ibintu bishyashya muri opposition ukuri kwaranizwe ukuri kurapfundikirwa abanyarwanda bagomba gushirika ubwoba mbere y'uko habaho n'ihinduka ry'ubutegetsi mu gihugu abantu bakubakira ku kuri apana kuvuga ngo nimureke ngo Kagame ngo arica abantu arabica nibyo wavugisha ukuri utakuvugisha arabica ntabwo tuzareka kuvuga ukuri ngo kubera ko ngo Kagame yica abantu kuko twe tumutuma kwica abantu arabica buri munsi turabivuga turabyamagana turabirwanya niyo ntambara turiho ariko nanone ntitwirengagize abubatse iyo sisiteme y'ubwicanyi kuko twirengagiza ko ibintu byose tubirunda kuri Kagame tukibagirwa sisiteme ikoresha ubwo bwicanyi tukibagirwa abayubatse abayoboye DMI abayoboye igisirikare abayoboye polisi ibyo bikorwa byose bizunguruka muri ako gatsiko kuvuga rero Kagame gusa utavuze ako gatsiko ngo sisiteme ya RPF irandukane n'imizi kuko ni nka kanseri izunguruka mu maraso ni ngombwa rero ko tuvuga ukuri tukarwanya kariya gatsiko n'iriya sisiteme yose tukarandura sisiteme kuruta kuvuga ngo nibice Kagame ikibazo kizaba kirangiye ahubwo Kagame nawe ntabwo bakwiye kumwica bakwiye kumufata agashyikirizwa ubutabera akavuga amabi yakoreye abanyarwanda n'agatsiko ke Jonathan icyo kintu cyo guhora yacu abanyarwanda batekereza gukoresha ubwicanyi kugira ngo bagere ku bintu cyangwa ku butegetsi yego niho bigana birakomeje muri RNC ishaje biragaragara ikindi cyo Jonathan Kigali ifite abayihagarariye muri biro ya Kayumba muri biro ya RNC Kayumba ngira ngo wabikomojeho mu kanya n'ibintu tuzi yimazemo igihe yego bimazemo igihe Kayumba yabafite mu gihe nyungu Jonathan icyo kibazo ndibaza ko rero wakibaza yewe sinakigusubiza kuko kirakomeye kumva Kigali hagarariwe muri biro ya RNC ishaje Kagame afite nako Kayumba afite ibyemezo byose afite ibimenyetso byose warabimuhaye Jonathan ndumva hari n'abandi babimuhaye nta na kimwe adafite byose arabifite ni gute yazamura umuntu kugeza muri biro kandi azi neza ko uwo muntu akorera Kigali arabifite arabizi cyane byarangiza ngo nitwe turi mu nzira tugana i Kigali aho
ko nabonye Kagame bibatera ikihe kibazo? Niba turi mu nzira tujya i Kigali ntibategereze ko tuzajyayo. ese twafashe ubwato ko aribwo ubwa kera nabwo ko aribwo bwatindaga mu nzira, tumaze amezi abiri, uyu munsi twujuje amezi abiri. Jonathan, ubwato bwo nibwo ariko bwarageze i Kigali. Jose, nubwo wagenda hejuru y'akanyamasyo waba waragezeyo. Ahubwo rero nibahaguruke uku kuri tuvuga nabo bakuvuge, nibaze bakuvuge kandi turabazana bakuvuge. Jonathan, nta nubwo njye njye nanibaza impamvu Joseph abantu bo hanze, bamwe mu bantu bo muri opposition bavuga ngo tuvuga Kayumba. Hari ubwo twari twavuga Kayumba wenyine muri aka gatsiko kari kagize DMI n'ubutegetsi bwa Kagame, ko tuvuga systeme yose uko yari yubatse kuva 90 kugeza Kayumba ahunze. Ibyaha tuvuga byakozwe biranditse, Kayumba azamo. Ntabwo numva ahubwo abantu bita ko bari muri opposition bumva ko tudakwiye kubivuga. Ibintu byahitanye abanyarwanda batagira uko bangana. Jonathan, tuvuze ukuri, tuvuga n'abashaka kukuzinzika no kuguhishira. nibuka article yasohotse mu kinyamakuru The Rwandan tariki ya 12 z'ukwa 7 2016, nyuma nyine yuko mugenzi wacu Condo agiye kuri BBC akavuga ngo niwe uri mu nzego, ngo niwe ugomba kuvugira Kayumba, akagenda akavuga ariya magambo nyine twasuyemo, ariya magambo yahise kuri BBC mu kiganiro cya Gahuzamiryango tariki ya 9 z'ukwa 7. None hashize iminsi 3 gusa umugabo witwa Bamara w'umunyapolitike yanditse muri The Rwandan agira ati Condo arashinja Rudasingwa kutaryumaho ngo ahishire ibikwiye kugawa. Niyo titre Jonathan. Condo arashinja Rudasingwa kutaryumaho ngo ahishire ibikwiye kugawa. Umutwe uragira uti u Rwanda rwarababajwe kandi rurababaye ku buryo gukomeza kurusonga mu guhishira ibyabaye ku bana barwo b'amoko yose mu icuraburindi ry'ubwicanyi ndengakamere ari ubugizi bwa nabi bukabije. Guhishira ibisenya amahirwe igihugu igihugu bibera mu buyobozi bw'ibihugu n'urw'amashyaka, ngo bibera mu buyobozi bw'igihugu n'ubw'amashyaka yihariye nabyo bikwiye gucibwa intege. Arakomeza agira ati mu kiganiro Condo na Rudasingwa bagiranye n'umunyamakuru Ferenc Kwaya kuri BBC Gahuzamiryango harumvikanamo ibi bintu byinshi, ariko ibikwiye kwibazwaho ni 3: amatiku ashingiye ku moko Tutsi Hutu, igihango cyangwa se amasezerano y'ibanga code of silence, gukorera mu bwiru bukabije no mu dutsiko tw'umwijima hagati y'abasangirangendo. Urumva rero Jonathan, harimo abumvise neza uburemere bw'ikinyoma kigeragezwa nyine gukwizwa, gwitekinika rikomeza gutekinika ukuri, nk'uko nyine uyu mugenzi wacu yabibonye nyuma y'uko Condo agerageje kujya gukingira ikibaba nyine Kayumba Nyamwasa kuri BBC Gahuzamiryango. Ati Condo arashinja Rudasingwa kutaryumaho ngo ahishire ibikwiye kugawa. Twanze rero kuryumaho Jonathan, nagira ngo dusoze. Unyibukije wigeze kumbwira ngo ese ngo tuvuga ngo amabi Kayumba yakoze, ngo ubwo aramutse ngo agiye agafata igihugu ngo ubwo tubona tutazahera hanze cyangwa twagenda akatwica. Ndavuga nti ngiki cyo turwanya. Niba umuntu ashobora kukwica kubera ko wavuze amabi, noneho ukumva ko ugomba no kubiyoboka ukamwimika, urarwaye ufite ikibazo. Kandi reka nkubwire, niba ugomba guhakwa se wagiye guhakwa kuri Kagame ufite igihugu n'ibindi byose mu mwanya wo guhakwa ko sinigera muhakwaho, sinigeze mpakwa, sinzahakwa kuri Kagame kuko urumva ni umutindi n'umwicanyi nk'uko abo bose. Ikindi cyo Jonathan, niba udatinya Kagame ufite amafaranga, ufite abicanyi, ufite byose, niko tugomba gutinya nawe n'umuhunga. Harimo ibintu abantu bababaje.
ni gute utinya uwo waheze mu mwobo atinya Kagame noneho Joseph yego nta utinya umwana w'umuntu avumwe niko bivuga sinzigera ntinya umwana w'umuntu nta nubwo nzigera ntinya kuvuga ukuri kuri muri jye kubera ko nzi neza ko ngufite kurengera abanyarwanda wowe ndabizi Jonathan hari abo ndiho ntunga agatoki ndiho mbwira ni gute wavuga ngo uzakiza abanyarwanda ngo uzabajya imbere nyine udatinya ubwicanyi bwa Kagame ufite bwinshi cyane burusha Kayumba noneho wagera inyuma y'Akayumba ukadagadwa yagukoresha ibintu bibi ukemera ukabikora ukajya mu manyanga. Ibyo ni ukubeshya abanyarwanda nibyo nigeze kubwira umwe mu bambari ba Kayumba wiyita Ali Abdul Karim ubundi uzwi ku izina rya Dike Nyarwaya. Wibuke ko twajyanye muri Amerika agatinya no gusinya ku mpapuro ngo batazabimenya bakamwica. Atinya kuvuga amazina uyu munsi wa none agahamagarira abantu kuri radiyo ngo ntibatinyuke bashirike ubwoba ngo babashe ubu bwe bwaramwisha adashobora no kuvuga izina rye. Wese umuntu utinya ikaramu azatinyuka imbunda. Ngibyo indimi nyinshi rero ziri mu bantu tekinika rikomeje ariko twe tutazakomeza kwihangana ibyo byose muri ya code of conduct ya mategeko mbonezabupfura twasinyiye twese condo ndetse ari mu bambere reka gusa tega kujya mu mategeko kuko amategeko yabo ni nka bya bindi bavuga ngo ni ibipapuro urumva barabyanditse ariko biheranye n'ibipapuro. Ikindi kintu wibuke ibindi batura ngo twebwe ngo kuva dusohotse mu ihuriro ngo twakubise hasi ngo ibintu byabo ngo bagombaga gucyura abanyarwanda ngo none ngo twarabishenye kandi wibuke ko bavuga ngo abo bantu ntacyo bavuze kandi bakagenda babwira abantu ngo ibintu byabo twabikubise hasi ngo urugamba rwabishyushye bagiye gucyura abanyarwanda. Narababajije ubushize se hari ibigori byabo twajyanye ese Joseph wowe wenda hari icyo waba waratwaye wenda mu myambaro bagombaga kwambara ese uzambarize na Dr Theogene niba hari icyo yaba wewe wenda wari umuhuzabikorwa mukuru wenda hari icyo yaba yaratwaye kuko ibyo mubeshyira ngo yatwaye amafaranga kandi amafaranga yari ashinzwe ibyo rero nawe wumve abo bantu ubu ngubu noneho bakaba bafite urwitwazo rwo kubeshya ngo ibintu byabo ngo twabikubise hasi bagombaga gukora twabikubise hasi abantu batatu bagombaga gukora iki kandi abantu batatu ntacyo bavuze nibagende twajyanye ukuri twajyanye amahoro twageza ku banyarwanda tuzabivuga twari twarapfukiranywe tugerageza kubivugira kuri radiyo gutsinda umwijima bisaba amatara ngahe Jonathan reka ibyasi nubwo wacana bujimwe umwijima urahunga. reka dusoze ikiganiro icyakora ejo bundi guhera n'umunsi nako ntabwo co ndazongera kujya hariya ngo ndigire mu nzego ngo arega gatuza avuga ibya FPR atabizi ubu tuzajya tubibaza Kayumba wenda nashaka azohereza na Micombero kuko nawe arabizi yari umutekinisiye bamwohereza hariya kwirirwa acengera nyine muri Kigali n'ahandi hose bagenda bakora amabi ibyo byose. Ese ntawe urakubwira ngo turaroga abantu ngo uko kuri tuvugisha ngo dutuma turoga abantu ngo bari abayoboke babo ngo bamaze kugenda babatera ibibazo ngo kubera ko twagiye tubaroga niba ukuri kuroga uko kuri ubwo burozi bazaburye ukuri warabyumvise ariko umuntu wanga ukuri ariko afata ukuri nk'uburozi ukwanga burya kure kurababaza cyane niyo mpamvu rero umize ukuri kukakuba mu nda hari inzoka kwagutera kuravura cyane kandi wari umuti ukomeye cyane bagomba kunywa rero bagenzi bacu ntabwo tuzababwira tuti nimuze rero tuganire noneho kuri tuvuge ibintu byagiye bisenya u Rwanda turebe n'uburyo tugomba kubyirinda ntabwo rero mu nzira yabyo Jonathan ngira ngo urayibona
ntabwo ejo rwose bariya abantu bazahaguruka ngo bavuge bati indege bagomba kuza kuganira ku ndege rwose hariya noneho ntawe uzihisha ngo ntari mu nzego tukaganira ku ndege tukaganira kuri Kibeho tukaganira kuri biriya by'ubwicanyi bwabaye indege ikimara guhanuka inkambi no kwica abantu hariya mu majyaruguru za Gisenyi na za Ruhengeri bataba abantu Muvumo yego no gutsembatsemba hariya yego no gutsembatsemba hariya za Byumba no mu Buganza hari n'ahagana za Kibungo hagamijwe kugira ngo bazabone aho inka ziyirisha n'abaturage bandi bavuye hanze bahature. Ibyo byose tugomba kubiganiraho atari ukuvuga ngo ariko ngo sinishe se bushumba n'ibikingi by'abaturage batwaye n'inka babasahuye ngo babone mu Mutara. Yego ibyo byose tuzabigaruka bizaza. Yego Jonathan rero ndabona hari mucuti wanjye Serge ndabona ari wanuka sinzi nawe yagusubiriye yaratashye nge naramuborotse igeze ndamuburoka ariko amaherezo ubanza z'abaye ngaho kuko kugira ngo ajye anderanja muri studio kandi anyohereza ibitutsi ndumva ibyo bintu nanjye nzageza nkamuburoka kuko yari akwiye kujya ahengera ikindi gihe ntari muri studio kuko nanjye ntabwo njya murogoya iyo ari kuri mikoro. Mu by'ukuri abantu batsinzwe nyine basa nabo ariko ntiwamubuza kukugaragariza uko asa. Ahubwo we yarakwiye kugukunda kuko ni umucikacumu wo muri Kongo mu nzira ndende. Nizere ko ibyo yavuze yagiye atangaza ari ukuri. Mu gihe rero umucikacumu wo mu nzira ndende ubundi yagombye kudufasha ahubwo gushaka ibyababaye. Erega Joseph iyo uri mu mujishi w'imbere ntawe ukwakira. Yego rero we yawisesetsemo niwe umuremereye utera kudutuka niwe wabonye ibyo ashushanya nka bimwe byo kuri byo Kigali yajyaga ikora muri the exposer. Yego nibyo akora noneho kanibaza wamubaza utese cyangwa bakandika muri cya kinyamakuru cy'umuyobozi Kayumba akora nka Kagame neza ubu afite za Rushyashya na the exposer yefe ibyo wari ubivuze ariko noneho afite icyitwa Inyenyeri News ubu ngubu ya Kayumba nayo urabizi noneho nibyo barohamwe imyanda nibyo Serge yari hanyandikira mu kanya hari ibyo baroshyemo mu kanya byari byananyuze ku nkuta ze nanamukuye mu kuntuza mu nshuti zanjye kuko ibintu bakora ni ibintu biteye agahinda. None rero babijyanye muri wa muyoboro wabyo witwa Inyenyeri News nibyo ariho ambaza ahangaha ariho ambaza akoresheje telefone yanjye kuri WhatsApp. Atinyira iki kubivuga byaje byibuze ngo avuga ati ibiganiro murabeshya ariho aravuga ngo nishe Bucyana ngo nishe na Gatabazi yabivuze kuri radiyo itahuka yabivuze kuri radiyo itahuka rege kubinyandikira kuri telefone yanjye. Serge bucyo ufata ikiganiro uvuge ukuntu Ngarambe yishe Bucyana uvuge n'ukuntu yishe Gatabazi Felicien rwose abanyarwanda bakumve kuko baza ayo madosiye neza cyane bumva ukuntu mu by'ukuri ibintu ukora nta bwenge. Joseph ibyo ni ukukwentimida ngo wenda ngo waceceka bagize ibyo bakugereka hejuru nawe ntabwo tuzigera duceceka rwose. Hashize iminota n'ibiri rwose ngo nishe Bucyana Maritini nica Felicien Gatabazi kuri radiyo tuganire nawe Serge rwose bucyo bivuga kuri radiyo itahuka ureke kunyandikira kuri telefone yanjye bwite ibintu urabona ibintu urabona ibyo aba bikoze kugira ngo aduteshe umurongo w'ikiganiro. Yego reka twari tunasoza ariko nyine ni ngombwa kwerekana imikorere y'ihuriro rishaje ya RNC ishaje. None se ko bamubwira Joseph uragira ngo agende atakurumye ntabwo bishoboka. Reka Jonathan ngaho soza dusigaje nk'iminota ibiri dushigaje nk'iminota ibiri. Arambabaza rwose uriya mwana yanyuze za pikingi ariruka ari umwana umuryango wushirira muri iryo shyamba ahetse uwabirukankanye uwabamariye mu ishyamba ubwo se wowe urumva atababaje none se urabona yabuzwa n'iki kugutuka.
ni ukumubwira ko rwose atarakwiye kuba nkundiye kuko atazi amateka azaba azi nkundiye icyo ari cyo cyakora nicyo singiye kumusobanurira nawe azirwarize amenye kuba nkundiye icyo ari cyo. Jonathan, wasoza ikiganiro. Jonathan rwose Joseph urakoze cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri nsoze nanagira inama n'uwo Serge ngo izo mfu kubera ko Kayumba araziza azamubaza impfu za se na bene wabo n'abandi baguye iyo ngiyo. Icyo twasorezaho rero ubu ni ukugira ngo tubwire abanyarwanda ko tutazigera duhagarika ukuri, kandi ko ukuri n'ubwo kuryana cyangwa se ariko niwo muti wonyine ushobora gukiza kuko ntigupfundikirana. Ndagije rero mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana, kugira ngo abadukurikira n'abumva ibyo tuvuga nibumva hari ibyo dukosa bajye batwandikira batugira inama, kuko twebwe icyo dushaka ni uko ukuri kuzajya habona ko ibintu byose byabaye ku mateka y'abanyarwanda, kukaba ariko kuzabasha gukiza igihugu n'abazaba bariho muri icyo gihe. Murakoze, mugire ijoro ryiza, abandi mugire umugoroba mwiza. Imana ibane namwe.